Abona abakobwa bimeze nkamwe murarwara mu muhanda kuko abantu babareba. Izina rya Yesu. Ni wowe? Njyewe nyine. Bazimu bashyi. Yandi umuzimu. Nisizi wapfuye. Hapfuye. Nicwa nandeze. Iki? Cyunda gasanga n'umupfu njyewe. Amabyari. Karame. Meze neza. Shameze neza njyewe nta kibazo. Wowe se? Nanjye ni sawa. Ubwo urumva ari sawa? Yego. Aya kare. Bari kwihagarara. Kubera iki atari sawa? Kare burejo bundi narababaye. Ubozwe ni. Narababaye n'imigambi nari ngufite nshaka kuyisubika ko nkabase yisubike kandi bindi mu mutima. Habaye iki? Oya. Biriya bintu ni ukuri kw'Imana ni igisebo. Hakuze ibintu uri kuvuga ni ibiki? Niko. Siko nibashije ni gute karira umuntu nkawe wagira na gahunda n'abapfu kwizina n'umupfu kwizina ry'Imana. Umupfu? Umupfu nyine. Nese gasatu uzi ko ari muzima? Ako warasaze. Jene rasaze. Gasatsi ni umupfu? Baba. Nesura no muzimu twari duhagaranye. Sawa nyine. Cyakubwira inkomoko y'ubwo bupfu bwe kugira ngo nambye byumve. Buriya ndeka nkubwire kugira ngo uzanabyemere. Nzagenda nkwereka imva y'ahantu iri kugira ngo byemere. Umuntu muzima se gute bamushyingura akagira imva? Buriya gasatsi yagize gutya reka nkubwire inkomoko y'ubwo rupfu nkubwire. Agira gutya ajya kwituma mu gihuru umuntu w'umugabo akimanura impiri ngo ikibunira cyomora. Mwese muri no yamwishe. Wonguke? Gusa ikibazo nari ifite. Natekereje no kuba nagisubika ariko kuko nyifite ku mutima. Akuze undi kankubaze namabyari. Ubu koko wishe umuntu neza uranamushyingura ushaka nimva yiwe kubera ko twe duhagaranye. Nimba hakana uzambwira ngende nyikwera. Tugende uyinyereke. Ubu buno se? Oya buburi. Wenda reka nkubwire. Nubwo kuvuga ari gutaruka wenda reka umujinya nkureke. Asundi yagize umujinya wiki. Oya. Akuze ineza ashaka kukugirira n'ibyo ashaka kugukorera warangiza ukavuka Ankunda se. Kugukunda gusa. Warapofotse. Sino gupofoka. Ahubwo kugira ngo uzabyemere. Wanda ashaka ko usezera kugenda n'amaguru. Rumwe usezera kugenda n'amaguru ku buryo ahantu hose uzajya ugenda uzajya uca bazajya basigara babona umwotsi. Ushaka kugura iki sara? Ahubwo mu moto ukunda yahe? Moto? Bariyo mpera. Bariyo mpera ho yapana bazenza gushakira umumotari azajya gutwara mugurire moto. Moto. Harya ubwabo buhe bwoko? Oya initwara abagenzi ugiye kubona usanga arizo zisirimutse ukuntu. Yesuze wayiguze. Ku buryo iyo moto izajya gutwara inajya no mu muhanda ikorera amafaranga ikuverese. Hanyuma iyo nzobe yawe noneho sasa umva nkubwiza ahita yitabura noneho ariko rekana kuvugana hembwe se nkiri. Niba ugiye kugura moto ntabwo nzongera kuvugana nawe nta kibazo. Ubundi se wavugana iki nawe? Kandi wowe mugira ikintu mvugana nawe. Wumva none umubwiza. Suruta se uriya. Ibyanjye ntibitinda turi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Kamwereka. Tubishyire ejo saa 8. Wowe? Ujya ngo senzo no kuvuga ngo nzajya kwidedona cyangwa kugira gute? Okay, naribi. Kambyizere ubwo na ejo saa 8. Saa 8. Saa 8 nguhe moto rwose n'umumotari buri kimwe cyose. Kandi cyonze cyo. Nibwo uzabona ko niba atanye no kumverisa kugura nakandi gapantaro gahindura n'agashati. Ariko se ibi ngibi ni style z'abakungu. Uriya abakungu ntago twivuga. Wigeze ubona umuzungu ahindura inkweto? Hoya. Akangora ukweto rwawe rurahenze n'urw'abantu bakora mu ruganda. Genda duhakaya. Umva imvugo ni nejo. Ahubwo nawe wapfuye uhagaze. Komera rufu. Komera tsa. Ariko sha. Alarararara niko. Izo nzoga zawe muraga ndumvuguriraga badinje.
ahubwo mva nkubaze nta mabyariro nta mbonera uguri ngiye nta mabyariro ahubwo si wagize ngo ntaharanga ku gasantire guca nica ari kunywa mva ahubwo reka nyumurebe anyishyure nuko si byo kungurira njyewe ibyo kukugurira turavugana muri quartier wereka reka mbanze mwishyuza ariko kibaye we agira gasiki anayembwa gusa mwiriwe bite mademoiselle suze se mana yanjye niko reka nta mabyara ajya yiyemera rwose wajya uri kwivuga imyato rwose pe reka ajya arya amafaranga y'abasore ayarira ukuri pe niko mbega umukobwa waretse ibyo uvuga ukama primus mwigendera ntabwo ubona ko nje gutwara primus ariko nyine madamaze tuvuga ibintu tureke amagambo uretse nyine ko wenda ibintu byanjye bitari byinshi wenda mu kabari ariko muri iyi minsi ndaza kukarimbura mbona amafaranga rwose nta kuntu nyine wakwirengagiza ko n'umukobwa wa nta mabyariro tugashaka ukuntu twapanga shaka erega njye mfite sheri ufite sheri gusa uwo mukunzi n'uhe rwose wigabirije umutima wawe rwose akaba yarawigaruriye mfite sheri bita furafura ndamukunda furafura umukobwa nkawe mwiza gutyo ukakundanira nzererezi inyana y'imbwa yananiwe no kogosha ubwanwa wabare nabi rwose pe furafura ni sheri wanjye kandi ndamukunda cyane ya ahantu ari yababaye nanjye bingeraho ndavugisha ukuri ubu rwose furafura niwe ureba n'amavuno yawe live rwose akayitegereza we humura ariko si n'ibisabo wikoreye yewe ndore ukuri yewe mibyuma nigendera uyu reka ndebe ntugire ikibazo iyi nkanda kanda mibyuma nigendera yewe gawe Turashimika iki kuri kusinikira cyo urashimye ndashimika nawe ibi ngiye narabikubwiye kumbe ahari kujya ubwenge hagiye inda nini ubushurashuzi kisabira kureba no nk'uyu mukecuru ndi bumunereje niziye mandwa ziba zikuzanye zikakuza kunura wa masaha ntabwo naguciye hano reka nguzana primus kandi wa mugabo we ngwino ndikubwire di agenda reka imyonyo nzahire turangewe niko wa mugabo waruzi nibindi nako nakubeshye ngiye nkubwiza ukuri ubu ndagiye rwose mbibwire ndyama nzindutse ibintu nsanze urimo gukorera umwana we ndakwiyame mwiyame rwose urambye ujye kuntanya ndyama nzindutse jya uzambona pe ariko surambwira ngo uzambona nzakubona ungenda kureba ndakurebesha ijisho mpindure n'irindi kurebesha ubu sinkureba amakuru ndayabonye amakuru y'impamu ubu ndagiye kubibwira ndyama nzindutse yabarisha ariko nagukate nka kwanga ukabonye ibyo ugenda kurogota ugenda ubivuga ubuze icyo uvuga wagira ngo hano wagira ngo nimbwa yabonye amaheza hano kwibagiro wa mukecuru wewe uwo munwa uzana uza kundebezwa ngaha nzawukata ugaturumbura amaso wowe ngo nakumira umukecuru cucu gusa wahananze igikobwa komera cyane hoho aho si ntacari kumva kuba ndi kumwe nawe usura cyafite imbaraga zo kwicara nosi wabura nizo kwicarara se wampinduriye bimeze bite ibintu bimeze neza ubu noneho ntegereje icyo uje kumbwira nahora imbere y'iki kizuba nambaye ubucwabari arega iyo nzobe yawe nayo ni ukuyiha agaciro ahubwo si shawa waranceshaguje ejo bundi ko nari maze kuguha amafaranga
ukambwira ngo ugiye guhindukira uzumpumurize ndategereza ndaheba bura koko nibiki wankoze gusa kandi ni icyo utangiye nguhumuriza gute se muzehe humuriza gute Rasi ntiwibuka umaze kugaguka mbwa ngo ugiye kuja kuguramo nimbari za telefone nimbari ibiki ntabyo nibuka cyo nibuka nuko ambwiye kuzabona amafaranga yo kwisukisha ahubwo gogo ku agandi si byo nigeze mbivuga hajya nago ko ari ko wambwiye nta bindi nibuka wambwiye shaka nagandi ariko muko kukumbwira ubu yaba ari banki yo nkuru y'igihugu wenda mugahurira no gutemberera mu iyi karisi ko kubu wayikoraho nk'ibyo urukunkora uvuze mu kimuze ushatse kuvuga ko ngiye ndi ntashima urakoze gusa ntacyo oya umva tururukanya kubyara mwari mwiza utamwazwa no kwihambirwaho na bijiyobisha reka nigendeye na papa tansanga hano reka yonyana yimbwa ngo niswa arakabura ibyazehamo ako muze nago nakuje gutuka papa wanjye iyi ngo koko hajya hajya nosi ko kuragiye yabagiye ko yewe ngaho si genda gacesha genda gacaye ako ngende mbona neza neza rero ariko mwana wanjye ugomba kumera neza kubera iki ariko urirata ko ufite nyoko ubu simba naje kukugenderera koko ubu ntabwo washize agahinda umbukiraho mama aribyo nanze gukomeza nkubwira ariko reka nkubwire uriya muti wampaye no gucisha mwami bugufi cyangwa no kumuheza kwiki none se umuti naguhaye ntabwo yigeze agaruka mu rugo atahagiye kwagira ngo amuhaye imihezayo kandi iriya miti nari nayanze mama urakomeza uramatiriza ariko mwana wa nukuri wigejuru ntabwo nkwanga rwose ku buryo naguha ibintu byakugirira nabi uranyumva nukuri ndagukunda pe ariko ubundi uretse wumve mama kandi umuntu uzampera n'umugabo bizamwica kandi mama uriya biti byarimo ibiki ubundi igipfurumba kingana kuriya buri harimo imiti myiza yayindi nimero ya mbere urumva uranyumva iriya miti harimo urwiri kwiriza umugabo mu mbuga ntajye ku kazi yego ariko uranyumva ni ukugira ngo mwirwe muryohanye di urumva harimo umusekera ntacyo twaye akirwa gusekera harimo igishwi mama wamereye umugabo inyoni igishwi oya mwana wanjye agahinduka igihwinini mama kuri wambwiye ko ugiye kuma umuti utuma aca bugufi none umugize igihwinini oya ni ukuvuga ngo igihwinini ni uguhora agira atya nicyo bivuga urumva ntabwo umwana wanjye ntabwo nkwanga urumva hakabamo umukunde agahora gukunda uwo nawe ntacyo twaye urumva hakabamo umuturirwa si wowe ujya uhora umbaza ngo ko atantera inda kumva mbereye umugabo umuti utuma atanjya hejuru mama wamburije umugabo ukongera hejuru ubifashe uko bitari mama ntabwo ari ibyo mwana wanjye ni ukugira ngo ye kujya gushotora aho muri mu bantu akugaraguza agati urumva hakabamo umuhurura rero urumva aho uri hose wamuhamagara mwana wa akaza yiruka nkaguhururiye ngaho nyumvira izina ry'Imana ukamumugiza akabwana kazajya kirirwa kanyiruka inyuma noneho mama ibyo bintu ngewe nk'ubwo bugome bwose wabukuye he nta bugome buri aho ngaho mwana wanjye ariko nkubaze ubu iyo urebye genda mukuru urumva ariko mama ndumva arashaka kukureba wari warigeze ubona so ntukambwira nabi ntabwo twaraga duseka dukundanye ngibyo ngibyo rero wabona ni nawe wamwishe mwana wanjye utagira abatwumva rwose turi mu gushogorana kandi nkugirira neza kandi ngukunda ibi ni ibiki n'ukuri kw'Imana ibi ni ibiki sinigeze nkubwira ngo umugire igishwe akasakumiro ubu rero tugiye kwiha bisi batwumve nta muntu wabumvise njyama waje hakugira uti
nakubwiye ko urugo atari umupfakazi wirirwa witembeza muko wiboneye waje hakugira ute wumvise iki none se ugeze wumva nkubaza icyo ikisha umugabo we konzi ko ari Hey. buryo wambwa ngo nje nta kintu numvise nkuko nyoko yavuze ngo hatagira umuntu ubumva nanjye ntabwo nigeze mbumva mama y'Imana kandi amatwi yanjye reka nkubwize ukuri sibyo uriya amatwi yanjye nasize mu rugo wakigoryiwe none kuri kunsubiza ibyo ndi kukubaza uri kumvisha iki niba amatwi yasize mu rugo kumvirije ariwe oya winuka uriya amatwi yanjye amenyere kumva akanakumira ariko biryohereye yego ye kereka kugira ngo akumve kereka yasize nk'isukari byibura wagasiga mu rusenda se wasiga mu isukari ngo bigende bite nyine kugira ngo numve nta kintu yaga ntimugire ubwoba nta kintu numvise kuko amatwi yanjye ntabwo yabona umwanya wo kumva ibintu by'amarozi murimo kuvuga numva byashoboka ko kandi wakigabo we nkubwize ukuri hari ubwo ayo matwi yawe azumva n'ibizagukoraho umva jama wumvise iki njama izire igarukire mwana we igarukire mama we mama yaba yatwumvise mama yabyumvise dore cyari gisutara yanga wowe washyiraga hejuru niwe wanshakujeho nakubwiraga ibiri bizima anyumvira nk'ibintu byama nzindutse yumvise mama ubu biragenda bite arakumvirije uranze uhindutse igishwi muzamera urwiri mu nda ubu se ibintu yumvise aragiye